twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Isange TV show, tubaye ikaze aho muri hirya no hino, mwe mwese mudukurikira, mwe mwese mutwereka ko ibiganiro byacu birimo kubafasha gusobanukirwa imirire. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Nge tubana hano kuri Isange TV show ni Uwase Diane, reka namwe bashya kongere tubahe ikaze kandi tubararikira gukomeza kubana natwe. Uyu munsi rero twabategura ikiganiro cyiza cy'ingenzi bano banjye. Ndabararitse kugira ngo uyu munsi muze gutera agatebe mwumve ndetse munasobanukirwe ikiganiro cyiza twabateguriye n'ibigikubiyemo. Mbere na mbere ndatangira mbaza, ese ujya wibaza impamvu hari abantu bafite uruhu rusa neza, rutoshye kandi ruhorana umucyo, nyamara batigeze bakoresha amavuta ahenze cyangwa se amavuta y'agaciro? Ibanga riri hano rero. Ibanga ni ibiribwa. Wakibaza ngo ese ni ibiribwa gute? Uyu munsi reka nkubwire ibiribwa 9 cyangwa se ibyo kurya 9 ukwiye kurya kandi bifasha cyane gutuma uruhu rwawe rusa neza, rworoha, rutagira iminkanyari. Mana yanjye, ndabinginze kugira ngo muze tubane kandi murava muri iyi video musobanukiwe neza ikiganiro cyacu aho kirimo kugira ngo kibaganishe. Twihuse rero reka turebere hamwe ikiribwa cya mbere, cyangwa se ikiribwa cya mbere gifasha uruhu gusa neza. Ikiribwa cya mbere ni avoka, cyangwa se icyo tuzi mu rurimi rw'icyongereza nka avocado. Ifite vitamine E na antioxidant bifasha kurinda uruhu gusaza vuba. Avoka kandi irufasha kugumana amazi no guhora rutoshye cyangwa se no kuguma rutoshye. Murumva ko avoka ari ikiribwa cya mbere gituma uruhu rusa neza. Reka turebe ikiribwa cya kabiri gifasha uruhu kugira itoto cyangwa se gukesha uruhu. Amacunga n'andi matunda arimo vitamine C. Vitamine C ifasha umubiri gukora icyo tuzi nka collagen, ituma uruhu rukora rukomeye, ariko atari ugukomera byo kugugarara, ahubwo ruguma rufatanye kandi rutoshye cyangwa se rufite icyo twakita fresher, rumeze neza. Iyi vitamine C rero ngira ngo twagiye tubabwira ahantu hatandukanye igenda iboneka, ariko mu macunga cyangwa se amaronji no mu yandi matunda arimo vitamine C, aya matunda cyangwa se izi mbuto ukwiye kuzibandaho kuko nazo zirimo vitamine C ifasha uruhu guhora rumeze neza cyangwa se rufite fresher. Murumva ko izi mbuto zifite iyi vitamine mbabwiye ukwiye kuzibandaho wowe ushaka ko uruhu rwawe rusa neza, rukoroha ndetse rukagumana ubuhehere nyine rurimo amazi cyangwa se rutagugaraye. Reka turebe ikiribwa cya gatatu. Ikiribwa cya gatatu turasanga urubuto abantu benshi bakunda, rugira uburyohe, rurimo isukari nziza tuzi rwitwa pome cyangwa se apple. Zirimo antioxidant zisukura umubiri bigatuma uruhu rusa neza. Zifasha kandi gusohora imyanda mu mubiri. Izo ni pome. Ngira ngo mu kiganiro twigeze kubakorera mu minsi ishize twababwiye ibyiza bya pome ku mibiri yacu. Ushobora kuba utarakibonye cyangwa se ushobora kuba utaragikurikiranye. Ni byiza ko gikurikirana ukabyumva byose, ariko by'umwihariko uyu munsi pome igarutse mu byo kurya bituma uruhu rusa neza, ariko tuyisanga mu gisate cy'imbuto. Tubonye ko zirimo antioxidant zisukura umubiri bigatuma uruhu rusa neza ndetse bikanafasha gusohora imyanda mu mubiri. Reka turebe ikiribwa cya kane. Nacyo ngira ngo twakibakoreyeho ikiganiro mu minsi ishize, ni icyo tuzi urubuto rwiza rwitwa umuneke cyangwa se banana. Ifite vitamine A, vitamine B na E, zose zifasha uruhu kugumana ubwiza ndetse n'umucyo. Urumva ko imineke ari myiza cyane. Itanga potassium ifasha uruhu bigatuma uruhu ruhora rumeze neza cyangwa se rugaragara neza. Ikiribwa cya gatanu tugezeho ni ibiribwa birimo amavuta meza cyane nk'amafi. Amafi cyane cyane tuzi nka salmon, saladine,
tilapia, tuna. Aya yose ni amafi arimo omega 3 icyo tuzi nka fatty acids, ifasha kurwanya utuntu twangiriza uruhu cyangwa se uduheri cyangwa se utuwarerije dufata ku ruhu cyane, bituma uruhu rugira umucyo. Iyo ngiyo ni omega 3 cyangwa se aya mavuta dusanga mu mafi, bityo bigatuma uruhu rugira isura nziza cyangwa se rugaragara neza ruhehereye, bityo rukagira ubwiza karemano cyangwa se ubwiza naturel. Murumva neza ko rero aya mafi ngira ngo ikiganiro cyayo nanone kiyavugaho, kivuga ibyiza byayo byinshi bitandukanye, twarakibakoreye mu minsi yashize. Ushobora kuba utarakibonye, ni byiza ko sura channel yacu ukagikurikira. Ariko by'umwihariko hano amafi agarutse nko mu byo kurya birimo amavuta tuzi nka fatty acids cyangwa se omega 3. Iriya twabonye ibyiza byayo twarabibasobanuriye, ariko uyu munsi nanone igarutse mu bifasha uruhu rwacu gusa neza ndetse no kugira umucyo karemano. Ikiribwa cya gatandatu rero twihuse turahasanga uruboga rwiza rwitwa karoti. Karoti zirimo beta carotene ihinduka vitamine A, ifasha kurinda uruhu kwangirika cyangwa se kwangizwa n'izuba. Karoti kandi zifasha uruhu kugira ibara rimeze neza. Ngira ngo twarabibabwiyeho, tubabwira ko iyi beta carotene ari ihinduka vitamine A, ifite akamaro gatandukanye mu kiganiro cya karoti twigeze kubakorera. Ahangaha rero bifasha kurinda uruhu kwangirizwa n'izuba ndetse no gutuma uruhu rugira ibara rimeze neza. Rero izi ni imboga n'imbuto ndetse mukwiye kwibandaho cyane, wowe ukeneye ko uruhu rwawe rusa neza. Izi mbuto ntuzibure nyamuneka, ndakwinginze. Reka turebe ikiribwa cya karindwi gituma uruhu rusa neza. Karindwi turasanga ibiribwa by'icyatsi nka epinari, brokoli, isombe, birimo vitamine K, vitamine A, vitamine C na zinc, bifasha uruhu kwisukura no gukira ibisebe mu buryo bworoshye cyangwa se gukira ibisebe vuba cyangwa byoroshye. Murumva neza ko isombe tujya turibona twabakora ikiganiro cyazo. Izi mboga z'icyatsi za epinari, brokoli urazikeneye cyane kugira ngo izi vitamine zirimo uzibone, bityo uruhu rwawe rurusheho kumera neza uko ubyifuza. Reka turebe rero ku mwanya wa 8 turahasanga icyo tuzi gikomeye cyane bantu banjye cyitwa amazi. Amazi ni ingenzi kurusha byose kuko atuma uruhu rugumana ubuto cyangwa se rugumana itoto, ruhehereye kandi rworoshye. Atuma amaraso atembera neza, uruhu rugahorana ubuzima cyangwa se uruhu narwo rukoroha, bityo n'imikorere yarwo ikaba myiza cyane. Rero murumva neza ko amazi ukwiye kuyanywa, ngira ngo nabyo twarabibabwiye. Si ngombwa ngo unywere amazi rimwe, ahubwo icarane icupa ryawe ugenda uyanywa gahoro 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 kugira ngo abashe kujya gukora umumaro wayo utandukanye mu mubiri. Twarabibabwiye ikiganiro cy'amazi twarakibakoreye. Niba utarakibonye wagenda ukakireba muri video zabanjirije turi gukora, ariko ni byiza ko nubwo ukeneye ko uruhu rwawe rusa neza unywa amazi kandi ku kigero gihagije. Ikiribwa cya 9 rero gikomatanije ibintu byinshi bitandukanye, ari nacyo cya nyuma ni imbuto z'amavuta, icyo tuzi nka oil acids. Harimo chia seeds, sesame, harimo almonds, inyanya z'amavuta, ibihwagari, ubunyobwa. Ibi byo kurya urabikeneye kugira ngo uruhu rwawe ruse neza. Ukeneye izi mbuto z'amavuta cyangwa se izi oil acids kugira ngo uruhu rwawe ruse neza. Ibi byose urabikeneye. Reka turebe izi mbuto z'amavuta uko zifasha umubiri. Zikungahaye kuri vitamine E, ifasha kurinda uruhu kwangizwa n'izuba n'imyuka mibi yo mu kirere cyangwa se na ya myuka ihumanya ikirere tuzi. Zirimo omega 3 icyo tuzi nka fatty acids, zifasha kurwanya kuma k'uruhu cyane cyane muri cya gihe cy'izuba. Zongera elasticity y'uruhu, bigatuma rusa nk'urw'umwana cyangwa se bigatuma rworoha cyane rukamera nk'urw'umwana. Zifasha kugabanya uduheri
no kurinda iminkanyari. Rero urumva neza ko izi mbuto z'amavuta tubabwiye harimo ibihwagari, ubunyobwa, chia seeds, sesame, almonds, ibi byose urabikeneye, uruhu rwawe rurabikeneye. Si ngombwa ko ubibonera rimwe, ariko gerageza nibura utangire gake gake ibi byose tubabwiye ubikoresha gake gake, ugenda ubifata ariko utarekeye burundu. Ibyo byose bizagufasha mu byumweru bike uratangira kubona impinduka ku ruhu, ubona uruhu rwawe rworoshye. Niba unywa amazi, niba urya karoti, niba ugerageza kurya avoka, si ngombwa ngo birye ku kigero kiri hejuru. Ibi byose tubabwiye birye ku rugero rwiza, ahubwo birye kenshi kugira ngo bize kurushaho gufasha umubiri wawe no gukora ka kamaro kabyo kose tubonye, bizatanga umusaruro w'uko uruhu rwawe rumera uko ubyifuza, cyangwa se rworoha rukaba nk'urw'umwana muto. Rero murumva neza ko ibi biribwa cyangwa se ibyo kurya n'aya mazi tubabwiye ntabwo ari ibintu bihenze cyane, ntabwo ari ibintu bigoye kubibona, ahubwo gake gake genda uhitamo ibyo uri bubone. Uyu munsi ugira ibyo ufata, ejo ugira ibyo ufata, ariko amazi yo nagushishikariza kuyafata buri munsi. Ni byiza yo kuyafata buri munsi. Ibi ngibi byose biratanga umusaruro mu gihe gito nubikora. Ngira ngo bantu bacu muzatwandikire muri komenti iki kiganiro, abo biri bugende bigira umumaro, muzaduhe feedback z'uko uruhu rwanyu ruri gusa neza. Rero kugira ngo uruhu rwawe ruse neza, kugira ngo uruhu rwawe rworohe rutohe, ntabwo ari ibintu birenze, ntabwo ari ibintu bihenze. Ibanga nta rindi, bihera ku byo turya umunsi ku munsi. Ni byiza rero ko urya neza kugira ngo ugire n'uruhu rwiza. Ibuka gukora subscribe, like, share na comment. Nukuri musangize abandi bantu iyi video nabo bamenye uko bakita ku ruhu rwabo binyuze mu byo barya buri munsi. Turabashimiye rero, mwakoze kubana natwe, kandi nukuri Imana ibaha umugisha. Nge twari kumwe mu Uwase Diane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakunda cyane.